uko bucya bukira niko imijyi irushaho gukura ku isi. Mu mwaka wa 2050 abarenga 2/3 by'abatuye isi bazaba batuye mu mijyi. Mu Rwanda mu 2020 ijanisha ry'abatuye mu mijyi ryari rigeze kuri 18.4%. Biteganijwe ko mu 2050 70% by'abanyarwanda bazaba batuye mu mijyi. Ibi bigira ingaruka ku butaka. Iri terambere ry'imijyi twifuza rizana ubukungu rusange ku rwego rw'igihugu, ariko iyo ridatekerejweho neza rinatuma ubutaka bw'ubuhinzi bugenda buhinduka ubwo guturaho uko bukeye n'uko bwije. Imyubakire n'ibikorwa remezo bibura ubutaka buhagije bwo gukorerwaho. Uburumbuke bw'ubutaka bugenda bugabanuka, bigatera kwangirika k'ubutaka. Isuri itwara ubutaka bwo ku misozi, bigatera kwangirika kw'ibikorwa remezo bitandukanye. Habaye ihindagurika ry'ikirere ritera kubura, kugabanuka cyangwa se imvura irenze ikenewe. Amashyamba nayo arangirika ndetse akanagabanuka. Uko abantu batura mu mijyi cyane kandi nta gahunda y'inozamiturire ihari, nibwo utujagari tuvuka, udusanzweho tukaguka, abantu bagatura ku butaka bunini kandi nta bikorwa remezo bihagije bafite. Ni kubw'iyi mpamvu ikigo cy'igihugu gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka gifatanije n'abafatanyabikorwa bacyo cyashyizeho amabwiriza agenga gahunda y'ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka, icyo bita mu ndimi z'amahanga land readjustment. Iyi gahunda ijyana no gutegura igishushanyo mbonezamiturire imenyerewe nka physical plan kandi igakorerwa ku butaka busanzwe bufite igishushanyo mbonera. Ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka bifasha kurengera ubutaka ndetse n'uburenganzira bw'ababutuyeho, bityo bikagabanya ubukene, bikarengera ibidukikije ndetse bikongera n'iterambere ridaheza. Iyi gahunda ikoreshwa mu mijyi, mu nkengero z'imijyi, mu kuvugurura utujagari ndetse no muri site zagenewe guturwamo mu byaro. Ba nyir'ubutaka baha ubutaka bwabo leta cyangwa se nyir'ugutangiza umushinga w'ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire. Leta cyangwa se nyir'ugutangiza umushinga bahuza ubwo butaka bwose bukavamo ikibanza kimwe kinini kiborohereza gushyiramo ibikorwa remezo nk'imihanda, imiyoboro y'amazi, umuriro n'ibindi. Nyuma yo gushyiramo ibi bikorwa remezo, agaciro k'ubutaka karazamuka cyane. Tekinike y'ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka ni gahunda ikoreshwa mu micungire y'ubutaka hagamijwe gutura neza ku butaka buto. Muri rusange ubutaka burangwa n'ibibanza bidateye kimwe kandi bitanangana bubyazwamo ibibanza bitunganyije neza, maze buri nyir'ikibanza akagikoresha hakurikijwe igishushanyo mbonera. Mu duce tw'umujyi, mu tujagari ndetse n'utwagenewe gutura two mu byaro tutaragezwamo ibikorwa remezo, ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka ni tekinike y'ingirakamaro cyane, kubera ko utwo duce tugezwamo ibikorwa remezo maze serivisi z'imyubakire zigatangira gutangwa. Iyi tekinike kandi ituma igenamigambi rirambye kandi ridaheza rikorwa. Yongera agaciro k'ubutaka n'imitungo itimukanwa. Inatuma habaho igenamigambi rikomatanya ubucuruzi, imiturire n'ibyanya rusange. Ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka bikorwa mu nzira eshatu. Iya mbere ni ugutangiza umushinga. Umushinga ushobora gutangizwa na ba nyir'ubutaka, umujyi wa Kigali cyangwa se akarere. Umushoramari wigenga nawe yawutangiza. Mu rwego rwo gukangurira abaturage uyu mushinga, ba nyir'ugutangiza umushinga basabwa gukorana n'ubuyobozi bw'umudugudu, akagari ndetse n'umurenge byo mu gace ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka bizaberamo. Ni kubw'iyo mpamvu ba nyir'ubutaka basabwa gukora komite izakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga. Intambwe ya kabiri ni inyigo y'umushinga, aho habaho gukusanya amakuru y'agace ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka bizaberamo. Intambwe ya gatatu ni ugushyira mu bikorwa umushinga. Ibi birangwa no guteranya ibibanza biri muri site, hagashyirwamo ibikorwa remezo, hagakatwamo ibibanza bishya bisubizwa abaturage byongerewe agaciro. Nyir'ubutaka ashobora kongera kubona ubutaka aho ubwe bwa mbere bwari buherereye cyangwa se akabuhabwa ahandi muri iyo site y'ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka bizaberamo ryabereyemo.
abashyira mu bikorwa imishinga y'ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka bizaberamo ni Minisiteri y'Ibidukikije, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubutaka, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe guteza imbere imiturire, Umujyi wa Kigali, uturere na komite za site. Abafatanyabikorwa b'iyi gahunda ni Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Ishyirahamwe ry'Uturere n'Umujyi wa Kigali, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze RODA n'abafatanyabikorwa mu iterambere. Munyarwanda, munyarwandakazi, igihe ni iki kugira ngo uture neza bijyanye n'igishushanyo mbonera cyaho utuye. Kwinjira muri gahunda y'ihuzwa ikatwa n'itunganywa ry'ubutaka hagamijwe kunoza imyubakire bigizwemo uruhare na ba nyir'ubutaka bizaberamo bizafasha akarere kawe kongera ibikorwa remezo, kandi nawe byagoraga kubaka kubera ubushobozi buke bizakorohera. Ikindi kirenze ibyo ni uko ubutaka bwagiye muri iyi gahunda birangira bwongereye agaciro. Iyi gahunda muyigejweho n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka.